Mwiriwe neza, muraho neza bitewe n'igihe uboneye video yawe, hari abayibonye mu gitondo, hari uyibonye nimugoroba, gusa umuntu wisanze hano bwa mbere ntabwo wisanze ni kuri Skillnet Rwanda, kandi no kugenda mvuga ibintu byinshi, ahubwo video ishize nari nakoze impamvu megabyte zawe zishira vuba ukibaza impamvu zashize. Aka kanya nabwo ngiye gukomeza n'impamvu ya kabiri, nababwiye ko impamvu icumi, buri mpamvu yose ngikorera video. Iyi ni impamvu ya kabiri. Niba utarabonye rero cyangwa se niba utarigeze ubona video urayisanga muri description ikubwira impamvu ya mbere, ahari wasanga ariyo mpamvu megabyte zawe zishira, ariko uyu munsi reka nkore video ya kabiri ikubwira impamvu ya kabiri, rero kugira ngo umenye igituma megabyte zawe zishira cyangwa se impamvu ujya kubona ukabona zirashize. Impamvu ya kabiri, uzaze hano wihuse uhita ugenda ku cyo twita hotspot. Hotspot rero niba utasanzwe utayizi, ni kwa kundi umujya kumva umuntu akubwiye ngo nsharinga ku mamega yawe. Ni hahandi rero iyo hotspot yawe wayifunguye kandi ikaba nta password igira. Iyo wayifungura bora hano ngiye irafunze, use wifi hotspot, uri kukabona hano hejuru akaka gutya kugafungura no kugafunga gutya. Yes, iyo wagafunguye rero cyangwa se kakaba gafunze aka kantu aka hotspot, ikintu babivuze iyo nta password hano washyizemo, urugero iyi password yawe nayo washyizemo, ugasanga wenda biragize na password irimo, urugero ugasanga hano bari kuri no one, hano handitse ngo security no one, icyo gihe umuntu wese uzaza akajya hafi yawe afite telefone, afite imashini, izahita yikonegita kuri telefone yawe. Megabyte zawe uzajya kubona ubona kandi gato zigize gute, ziciyeho, zirashize. Rero kugira ngo umenye icyatwaye megabyte zawe, nuko uzareba hotspot ukamenya ngo irafunguye cyangwa irafunze. Kureba ko ifunguye, hejuru muri phone yawe abarimo akantu k'akamenyetso karakantu, no kubona kaje hirya y'akantu, urahita ukabona gatoya gakarari. Iyo mfunze karakantu gahita kabona karakantu kari kuzamo mfunguye gute, uzagasanga muri phone yawe, uzamenye ko ifunguye. Cyangwa se unarebe kuri kwisharinga, kuko nusanga sharinga uzahita umenya abantu bakonegisa. Cyangwa se niba ushaka no kuyikoresha, urugero ushaka ko kwikonegita ariko ushaka ko naho undi muntu ukonegita, uzaza uhitemo hano security, uhitamo imwe, then uhita ushyiramo na password. Hano ushyiraho password ushaka, uzaza wandike password ushaka, ibi biba byaje muzabihindura, then wandikemo iyo ushaka, then ukore kuri OK. Ubwo rero nta mpamvu yo gutinda, iyi ari impamvu ya kabiri. Niba utarebye impamvu ya mbere ibitera, navuze ko ari background apps, ugenda ubirebe, application zikoresha ubwazo ugenda urebe, kane kwisubiramo ko biri muri video kuri iyi channel birahari, cya muri description ugenda urebe episode 1. Ubundi nkubwira ngo ndabakunda cyane. Ahangaha wari uri kuri Skillnet Rwanda, ishuri ry'Abanyarwanda, twigisha iby'ikoranabuhanga, tukakwigisha uburyo ki ukoresha ikoranabuhanga, uburyo ki ushobora gukoresha telefone yawe neza, imashini yawe, computer yawe nta kibazo. Kandi niba ubona ugira ikibazo kuri telefone yawe, mba nashyizeho nimero zanjye kugira ngo ujye unyandikira umbaze aho byaguca cyangwa se aho byakunaniye. Nimero yanjye ni 0789 5015 Ndabakunda, ciao ciao. Duhure muri comment mumbwira niba mbaha indi mpamvu ya gatatu ishobora gutuma megabyte zawe zishira utabizi, ukabiga uko zashize. Ngaho rero reka duhure, muzirikane kugira gute gushyira aga password kuri hotspot yawe, ku buryo niyo wakibeshya ukayifungura naho undi muntu wakikonegitaho, kuko iyo yikonegitaho hari igihe telefone ihita yikonegita megabyte twe wari kudukoresha ibintu runaka igahita itumara. Ndabakunda cyane, ngaho dore mu zindi video z'ibitandukanye. Ciao ciao.